uri mushotora societe oya none se reka gato biri kuvuga ko delegation ya 23 ngiheruka mu Burundi kuganira n'umugabo witwa Ndayishimiye Evariste muri amezi 3 icyo nakubwiye gishoboka nakubwiye ngo there is something between M23 and Burundi yego twarebaga kuri Uvira siko nakubwiye yego none ngo bakabasubiza ngo dushaka rede tabara uri akavuga ati ntayo tugira ni yanyu mwaremye muratuziza ubusa nkabya bintu bya buke misere byo uravuga ngo kurimo kuntobera amazi umwana w'intama kirura ati kuntobera amazi umwana w'intama ati ndagutubona amazi gute kamazi adatemba azamuka bamanuka ko ndi hepfo ndi uri kabaruguru amazi ndatoba gute rero uburundi na M23 baganira bikaba ari confirmed ko baraganiriye si ubwa mbere bisimwa yabwiye abanyamakuru mu ngeri zitandukanye ko bagiranye contact n'u Burundi aho basubikiye twari tuhazi ijambo yagiyeyo ubwiwe n'iki batakojeje video conference aho M23 biri Goma igereye mu ikoranabuhanga rikomeye yanaganira n'abantu ntawagiye Tanzania yahinduye ibitekerezo cyo koreza umugabo wungirije kuza kureba iby'igisirikare cyo muri SADC bugerega ishene nawe yacikiye aho SADC yoreje ingabo kuza kureba amakenga aho kujya kureba general Mwirambwe nibura bajya bagomba kuzigoma nubwo bagira resistance na resilience iteye ubwo bati dukwame kuri Tshisekedi ishene yacika M23 yafata Uvira ishene igacika kuko simbone intereze u Burundi batakihana umupaka na regime presidentielle y'Kinshasa nese marisha tukiraho hari amakuru yagiye avugwa ko n'ingero baba kuyigoma bitari kuvuga batari nta sengesho babakura hose bambare ngasoma kabirizi oya kugira ngo bumve ukuntu bita byuzuza icyo nkubwira rwose mwa barundi mwe bingana ingabo zanyu reka nkubwire Sandri urabisoma n'ubundi bashobora no kuzagera hirya nemera amafutere ku buryo nemera harimo n'amafuta ubujya gukora yigize mu buryo nemera harimo n'amafuta oya reka nkubwire ntabwo uvugira uti barebye nabi ariko Uburundi ni igihugu Uburundi ni igihugu utakangije abanga uzarenga ahantu bashyiramo igikundi cyose M23 EAC u Rwanda sigiye ibintu nk'ibyo ngibyo uruhande rutabyumva turashyiramo Burundi SADC bose bashyire ku ruhande nta muntu dukora ikiganiro utabona ko hari uruhande rurimo gutsindwa n'urimo gutsinda ibyo rero nuzajya kuburanya Ndayishimiye ngo ni bugwari azabwa ati niba ndi ikigwari nta n'ugenda ikigwari nka Museveni muhahira Kasindi na Mahagi mukojya mugahira Nyagakoma Ishasha na Bunagana ati ni mundekere ubwo bugwari yego nubwo bafite nabyo bahuriyeho nk'ibyo tuvuga duhuriyeho ntabwo si u Rwanda ruvara kujya kubana na Singapore cyangwa ukabana n'ikindi none se bibana kubera ko bihuje imico n'iki byose u Rwanda na Burundi buzaba bakurikije basubije link za diplomasi n'icyo umuntu yungukira ku wundi win diplomasi ibindi bizaka bizaroreye nta kibazo niba ashaka nazagira umuntu ukunda undi rwose ntabwo ari tegeko umurundi akunda umunyarwanda izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Umugabo witwa Marshali aka David aka Marshali niwe wavuze ya magambo ndabyibuka yavuze hashize nk'amezi agera muri 2 nimba 3 avuga ati ngewe si makana ko mama 23 n'umugabo witwa Ndayishimiye Evariste batajya baganira aho rero uri mubi uri mushotora societe oya none se reka gato amakuru ariho nayaherero ngo biri kuvuga ko delegation ya 23 ngiheruka mu Burundi kuganira n'umugabo witwa Ndayishimiye Evariste ngo kugira ngo abe yava mu ntambara bahanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa yego rero nkibaza ko wigeze kuvuga aya magambo ati byaba ari byiza bwo delegation wenda ntago nabashiye kubona urutonde rw'abagiye cyangwa se amazina ariko ngibaza ese byo ni byaba ari byiza cyane kuri uyu mugabo Ndayishimiye ariko no ku ruhande rwa mama 23 ndumva byaba ari byiza nabyo kuko niba uyu munsi abarundi bameranye nabi navuga cyo se bari banayingwe ni 23 byaba amahoro si byo se
muri ayo mezi 3 icyo nakubwiye gishoboka nakubwiye ngo there is something between M23 and Burundi. Yego. Twarebaga kuri Uvira. Siko nakubwiye. Yego. None Africa Intelligence byanditse uyu munsi. Ejo umukoloneli bita Rugabo wo muri twirwaneho agaragaza ngo bajya bavugana ngo bakabaza muduhora iki. That just ngo communication irahari. Yego. Ngo bakabasubiza ngo dushaka rede tabara uri akavuga ati ntayo tugira ni yanyu mwaremye muratuziza ubusa nka bya bintu bya buke misere bya bavuga ngo kurimo kuntobera amazi umwana w'intama kirura ati kuntobera amazi umwana w'intama ati ndagutubona amazi guteka amazi adatemba azamuka bamanuka ko ndi hepfo ndi uri kabaruguru amazi ndatoba gute urumva. Yego. Ariko kuba abaturanyi baganira ni ikintu gishoboka no kuba nkuko nabikubwiye ubushize mu 23 izavamo regime seriously niba undeba kuri izi kamera aba bantu bitwa FCM 23 bazavamo ubutegetsi imihora bisubiramo ushobora kuba utabwa igihugu bwabo bw'intwara nabonye draft ibiganirwaho iduha muri Qatar ibi birimo byose. Yego. Urumva hari bahabwa imyaka 5 bategeka 8 kugira gute kandi 8 ubuzi kizavamo nyuma. Yego. You see umuntu uva muri regime rero nubwo y'abatotali cyangwa se regime paritier y'agace gatoya. Yego. Muzaturana mukeneye kuganira cyane. So rero Uburundi na M23 baganira bikaba ari confirm ko baraganiriye. Yego. Si ubwa mbere bisimwa abwiye abanyamakuru mu ngeri zitandukanye ko bagiranye contact n'u Burundi aho basubikiye ntitwaye tuhazi. Yego. N'ingingo maybe wenda Burundi bwavugaga M23 ntizemere wenda uyu munsi yabiri mizemera. Yego. Ingingo M23 babwiraga Burundi ntibazemere wenda abarundi barimo kubona ko bishoboka kuko rero baraganiraga bakiri bunagana na za rucuro za Kiwanja nayo hose. Wenda dufata urugero M23 ikavuga iti mu gihe twazaturana tukaba turanye physique aho umupaka n'uwacu wanyu uhura wenda mwabifata mute. Abarundi bakibona ko kuba bari gicanga bari bidashoboka icyo gihe bumvaga bidashoboka. None M23 iri iri ruvungi iri Katogota iri Mwenga naho hose aho wabonye ingabo zundi zirimo kugenda ziva mu birindiro. Yego. Amakuru numvise ariko agoye kwemeza kuko wenda sinzi entere umuntu yaba bifitemo cyangwa se ababivuga uyu yacangike tukavuga utu umuntu mpaye amakuru ameze gute nuko bishoboka ko bano bantu bitari ugusunana numva umuntu abasunye undi kwa murusha imbaraga kumutinya bitari ugutinyana ariko guhangana mu buryo bw'ingabo bisigaye bigoye. Yewe nkeka ko hari inzego zo hejuru zifite amabwiriza izo hasi dafite ku mpande zombi. None nk'abari bavuye Mwenga wari no kubizana mu kiganiro bakajyanwa n'amabwiriza avuye hejuru mudahangana nabo bantu. Ariko giye uri kuri tere usanzwe bereye muri quartier ntazi biriho sha yewe kanjece kirengarukira aho ngaho ariko Abarundi na M23 baganiriye byaba byiza kuko tuyakuze kuvuga amezi ashize nta delegation wamenya yagiyeyo ntago wamenya delegation yagiyeyo kuko muri iki gihe tugomba no kumenya aho isigeze. Yego. Ijambo yagiyeyo ubwiwe n'iki batakoje video conference aho M23 biri Goma igereye mu ikoranabuhanga rikomeye yanaganira n'abantu nta wagiye kandi bikitwa kari ibiganiro byabaye ubundi ni hisigeze wenda ntibyanakeneye ko hari ugenda physically urumva. Yego. Ubwo ne example rema ntanze ishoboka nayo nk'urugero ariko mu byukuri President Tshisekedi c'est un président sortant urimo kuva ku butegetsi buri yari muri manda ya kabiri ntarahindura itegeko nshinga. Il faut faire attention. Niba Tshisekedi ari président sortant tubitware mu gihiriri South Africa urabona ko irimo kugenda imuvaho. Yego. Sibyo? Tanzania yahinduye ibitekerezo ijya koreza umugabo wungirije kuza kureba iby'igisirikare cyo muri SADC bugerega ishene nawe yacikiye aho SADC yoje ingabo kuza kureba amakenga aho kujya kureba general Mwirambwe nibura bajya bagomba kuzigoma bagomba kubanza Kinshasa bagakeza general Mwirambwe iyo ba FARDC akabagaho head yo kugigoma kuko ni mu kirere kigengwa na leta dongo kigengwa n'itegeko nshinga rya Kongo nubwo itaba cyagenzura gisirikare ariko baje nk'abasuzuguye Mamuraka cyangwa ubutegetsi buri Kinshasa baza ku butaka bw'ikindi gihugu ku butaka buyoborwa n'inyeshyamba aho turagira neza. Yego. Navuga ko batagishije inama ubuyobozi bukuru bw'igihugu burya yaragise butensi bamaze kwemera M23 nabyo ko ari gusuzugura leta ya Kinshasa kimwe no ko leta ya Kinshasa kibatigoma ingabo zabo zikaguruka mu Kivu bagasigara bagoswa na M23 yari batamaje maze kubata mu nama vice versa. None intambwe South Africa yateye nka super power muri Afrika
intambwe Museveni yihorera buri munsi siwe mura nkubwira nkufata urugero ngo yari Kasindi aramya FARDC yaba ari aha ngaha Kisoro akaramya Makenga sibyo kuramya mvuga bagahahirana yego izo ntambwe nukuri reka mbaze umurundi wese kuri iki kiganiro abarundi batsimbarara kuri izo ngingo na abarundi niki cyatuma babona ibihanganye nk'ibyo bifata imyanzuro bagasigara batseta ibirenge nka cya kirongo cyasigaye kuri nk'arariwe kera nubwo bagira resistance na resilience iteye ubwoba bati dukwame kuri Tshisekedi isheni yacika M23 yafata Uvira isheni igacika kuko simbona intereza Burundi batakihana umupaka na regime presidentielle y'Kinshasa. Nese marsha tukiraho hari amakuru yagiye avugwa ko uyu mugabo Ndayishimiye Evariste ngo bamusabye ibintu bibiri. Icyambere ati fata imbonera kure zawe n'ingabo zawe ube wazivana muri Kongo ku mahoro. Icyo kiroroshye kubera ko utanaziha kwibaza kura gisirikare bazirasa. Ntabwo force burundeze na imbonera kure. M23 imanutse. Wagira ngo wabibonaga kabiri ngiye gusa imanutse kuko bafite n'ingero baba kuyigoma bitari kuvuga batari nta sengesho babakura hose wambare ngasoma kabirizi oya kugira ngo wumve ukuntu bita byuzuza icyo nkubwira rwose mwabarundi mwe n'ingabo zanyu reka nkubwire Sandri urabisoma n'ubundi yego ye nakubwiye nubwa mbere kubwiye iyi ntambara yo muri Kongo tuyizo imbaraga ifite 20% tibyo Perezida w'u Rwanda yavuze ko bari abantu bakoze coalition muri Kongo bashaka kuzatira n'u Rwanda. Yego. Avuga ko babonye akamanyu gatoya n'iki niko niyo batsimbarara bari kurangira. Abarundi gukomeza kwicara muri iyo fauteuil yo guhungabanya umutekano w'abakongomani bavuga ikinyarwanda no kuzazambya ibindi bihugu iyo fauteuil yagushanika kugurumana mu buryo butari no muri fraction. Yego. Mu buryo butarimo akamanyu. Mu buryo bwuzuye. Ninde muntu ari kuyobora igihugu abo bose urimo kuvuga wakwifuza ko igihugu cye nawe gihura n'ikitari fraction kigarura n'ibibazo birenze simbizi en fait tujye dusesengura dushyemo n'ubwenge nta kintu Burundi bwungukira mu kuba bwahungabana nabwo urimo kwiyubaka regime yabikeneye no gutera imbere kandi uko batera imbere umunsi ku wundi bakeneye gukomeza n'ibyo bagezeho ikindi ntashinje Burundi no gufatikanya na FARDC n'uburenganzira bwabo coopération bilaterale nta muntu wishyira mu ndi ngavuga ngo no n'uburenganzira bwa ariko se babonye zitaye urunyana Tshisekedi akaba ari rukanse twavugaga igoma ubundi usigaye ukora iki nibwo bwabwembye ibindi bya Sadek Samidias byamenye biravuga ngo izindi ngabo z'iki gihugu zadutaye igoma twebwe turi nk'abande bo kuticana amakenga ngo tuvuge ngo ibikoresho byacu n'ingabo zataha gute why not Burundi sasa komeza wisomere icya kabiri bamubwiye bati musaba makuru menshi ati kabiri nuhaguma urumva uhagume nitwa advancinga urumva nitwa advancinga nituza aho tuzagarukira ati mu bigaragara cyo nuko niyo Uvira dushobora kuzayirenga ibyo ni ntuzi ibyo ni ikabya nkuru ry'umwanditsi ni iterabwoba oya ni ikabya nkuru ry'umwanditsi kuko twebwe abanditsi tuba mu gisata cy'ubugeni n'ubuvanganzo yego buvanga literature nibyo umuntu yongeramo kuko simbona AFC icyo yakwitwaza uvuga ko yafata Uvira ikanaharenga kurenga nawe ujye ubyemera ariko ujye uvuga uti bibaye ngombwa ati bashobora no kuzagera hirya nemera amafuta ariko uburyo nemera harimo n'amafuta ubujya gukora yigize uburyo nemera harimo n'amafuta oya reka nkubwire ntabwo uvugira uti barebye nabi ariko Burundi ni igihugu atigerura Burundi ni igihugu utakangije abanga uzarenga ahantu nation ni ikintu gikomeye uharenga se ni iwanyu niba muharenga ko barenze iwabo bakazi iwanyu mwese murarenga mujya gukora iki wabona ibyo biba byikora bigera gute biterwa na circonstances zihari babarashaho mwabakurikiye mwabashubije ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ntago ujya gutera ubwoba miliyoni 14 zituye igihugu ngo warenga nawe hakureba waba ukoze ikosa nk'ibyo nabo barenze ahabareba yego ariko no kuharenga byavamo bitewe na circonstances ariko ntago bikangisha umuntu nawe urumva ibyo byaba ari ibanga ufite ntiwajya kuribwira umuntu ntago wajya kwibwira waba urinjije nta bwenge waba ufite wabigumana muri wowe ariko ntubibwire uwo muntu nta bwenge bwa burimo yego so rero
ukomeza usome cyangwa niba nguciye mu ijambo. oya nibyo komezaho kagira inka n'abana inka n'abana waziragiraho inyamirambo urumva waragiza cyo kora birashoboka. No kuvuga ngo rero biri muri intere mituweli za M23 na leta y'Uburundi kuganira ntago ari bishyashya bamye baganira. Ibindi bihugu byahinduye camp somehow aho byari bikambitse bisa nk'ibigenda bihinduka. Na Tshisekedi ugashobora kuzahinduka. Simbona ariko n'u Rwanda ruganira na Congo i Washington ngo abarundi basigare bataganira n'u Rwanda ahandi hantu. None se Uburundi wenda habaye nta kesi zikomeye bacakirana n'u Rwanda hakaba wenda ifite prominence rejo ari ya Congo yaba yatangiye kunormalizing umubano Uburundi bukibagirwa ubwo bwaba bwarasigaye he. Congo iri pairing ibyabo ikore reparation yabyo mwe musigare nka rwarurongo gwasigaye kunka nyine nkariwe kera oya ntago bikunda. Tukuvuga ngo ndayishimiye ari umuhanga yavuga ati Tshisekedi ari mu bye Amerika ibari hagati twebwe twabuze undi muntu tujya hagati n'u Rwanda ngo dukemure ibyacu. Niyo mpamvu iriya possibility iriya eventuality nabonye ko ishoboka gutangira kureba uwabahuza n'u Rwanda. None se Marshal ahangaha ko mbona ngo uyu mugabo witwa Neva ngo ashobora kuba yacanze ikarita ni mu bivugwa ngo akaba yabonye ko ngo ashobora kuba yakura ingabo ze muri Kongo ariko nabyo ati biranashoboka ngo ni nyuma yuko yo kwakira ubwo butumwa cyangwa se kwicarana bakajyana ibiganiro ngo ahabona ngo leta Kinshasa n'ubundi itari kubona amafaranga kugiye cyangwa se inyungu yakuraga muri ibi ngakaba yayisemo kuba ashobora gucyura imborera kureze ariko hasi bakongera kandi kanati gusa uyu mugabo ahora hindagurika nibibatungure binarangiye bibaye amasigara cyicaro harya amasigara cyicaro yego ibihugu bitumvaga uraka nkwereke dufate ibintu tubikore gutya kugira ngo bitworohere dufate impande ebyiri uruhande Rwanda standinga ibera muri stand DRC ku ruhande rwa M23 yego ubwo urashyiramo igikundi cyose M23 EAC u Rwanda sigiye ibintu nk'ibyo ngibyo yego uruhande rutabyumva turashyiramo Burundi SADC bose bashyire ku ruhande nta muntu dukora ikiganiro utabona ko hari uruhande rurimo gutsindwa n'urimo gutsinda uko byagenda kose bano bantu bari kuri sfere ya AFC M23 yego nubwo badafite igihugu badafite ubuyobozi bw'igihugu mu Burundi cyangwa muri Kongo ariko hari ukuntu ibyo batekerezaga atari ko bimeze uyu munsi no kuvuga ngo camp irimo M23 AFC nabo impamvu irwana byanze bikunze ni wavuga ngo ni c'était équipe gagnant ni ikipe ubona ko itsinda ikindi nashaka kuvuga rero nicyo twavugaga mu kanya ukoze research ubona ko harimo ikintu kimeze nko guhindura camp waruriho South Africa avuga iti Tshisekedi yaratubeshye niba ataranatubeshye nkabashijagara amafaza kubindyarya muri ibi yego kandi nyamara bona realite de chose wenda ariko ayibona yego ntabwo twashije abarundi uburyarya wenda baranabona bafite twarwanye icanga turakubitwa uyu mugabo yaratubeshye urumva yego na cyane ko amateka y'abarundi y'abakongomani barayazi niba bavuga ngo abakongomani bimwe bafite ubuhungiro bimwe irushaho gutaha nange Burundi murabafite zagatumba nayo hose realite de chose abarundi barayifite nta muntu wumva ikibazo cyo muri Kongo isa DRC kurusha abarundi kuko baranahegereye ibyo Tshisekedi yavuga yababeshya bo barabizi bakabirenza bakajya kwikorera amafaranga gukora amafaranga ntago ari bibi aho gukora amafaranga hejuru y'amaraso y'abandi nabyo bihinduka ikibazo so nkabona ko rero niba abarundi bavuga bati twe turi bande ko tubona Afurika y'Epfo yakiriye Lawrence Kanyuka mu nama atabombeke twebwe turanga delegation ya M23 nk'abandi ese M23 ijya doha iciye ku bibuga by'indege abarundi baba bahaza sibyo ko batabafata disababa ntibafataye hose n'ikindi uzaza azaba ziriki bajya kuri tere bakabatwa wa mugara abagabo twatangiye kujimaka turi gicanga yego nozane Kivu none batugejeje ahangaha bakibwiza ukuri none bamara kwibwiza ukuri bakavuga bati rero ku mpande zombi niba ari M23 baganira bakavuga ati nubundi uvira ifashwe abakavimvira nabo se tuzayikenera nabo bazadukenera kandi biri muri intere mituweli hagati y'abaturage bombi kuko buri Burundi butegekera abaturage n'imo M23 Rwanda n'abaturage niyo center basentaringaho bose yego iyo reality ishobora gutuma babana cyokora ibiramambo bakaba bakina ikarita nk'iya Museveni bakabwira Tshisekedi ati ntago tugucitseho ariko dore kuri ku bintu bimeze urumva niho abantu bituryarya rero ngo se koko babaje kubana na M23
cyangwa bavuye kuri c'est completely ntabwo politike ari ukubana sheri ishusho. Ntabwo M23 irarasa muri Gisoro ngo kubera ko Uganda ngo yarashe ngo muri Kasindi cyangwa se ngo mu he hose. Buryo utwara ibintu ureba ikureba, sibyo? Abarundi bareba ibareba aho M23 yafashe, bakareba ibareba aho FARDC kiyobora. Iyo double standard ntabwo muri M23 ishobora kuyanga kuko M23 simpuye yabikoreye nayo. Biri mu nyungu zayo kuba yafata umujyi eventually, ariko uwo mujyi ufite ahantu wahira, sibyo? Biri mu nyungu zayo ndiko kuba hari ahantu hafatwa abandi bakabona bahahira. Ibyo rero nuzajya kuburanya ndayishimiye ngo ni bugwari, azabwa ati niba ndi ikigwari nta n'ucyo ndi ikigwari nka Museveni. Muhahira Kasindi na Mahagi, mukonya mugahira Nyagakoma, Ishasha na Bunagana. Ati ni mundekere ubwo bugwari. Yego. Ndakubwiza ukuri abarundi bafite case study bakwifashisha bakagira ibyo bageraho na M23. Icyo twibaza no kumenya ngo ninde ubahuza, cyangwa se bifuje guhuzwa n'Ubufaransa n'u Rwanda bakaba rwabahuza. Ngira ngo Ubufaransa buri mu maguma ariko buri muri crise diplomatique, bambe politique ya gouvernement idashinga imizinga ikomere, ariko biracyafite bafite president. Nkeka ko rero twumvise Bonzo Office ihuza u Rwanda n'u Burundi, ikongera gahuza Kongo n'u Rwanda, byaba ari byiza kandi byaba bisubiza umudepite wigeze kubaza minister wavuye Robert Shingiro impamvu Kongo idafunga umupaka ari ikimbiranye n'u Rwanda cyane, Uburundi bukawufunga ariho hatagaragara n'amakimbirane akomeye cyane. Yego. Ntekereza ko ibyo ngibyo byaba ari byo byiza kurushaho. Hanyuma ari cyo wambwiraga mu kanya ngo Karaka yaba ari ukuryajya kugira gute, awa nakwiye ngo Korea zombi zirabana, ariko imwe irayicura bombe atomique indi gacira bizayizimye, nyine mukabana mucyo. Kuki se ubundi ndi wabwiye abantu ko ibihugu bibana kubera ko umwe igihugu kiti kindi shiri ni mubane kuri ku nyungu z'ibihugu byombi, sibyo? Amategeko n'amabwiriza byubahirizwe. Neza dushaka kurwana muzarwane, udashaka kurwana abihosha bireke. Ariko rwose kumva ko u Rwanda ruzabana n'u Burundi ngo kubera ngo utwo tuntu abantu bajya bavuga ngo ibyo dupfana ngo tugera gute ngo duhuje, ibyo ntacyo bivuze. Yego. Nubwo abarundi baba bavuga igiportugal, nubwo baba bashyingura batwitsa abantu, twe tukabashyingura mu gihugu dutandukanyije imico, duturanye byadusaba kubana. None se Mozambique si igihugu cya Portugal, Tanzania si abaswahilofone ntibabana? Yego. Systeme zitandukanye. Angola ivuga igiportugal, urumva? Kongo ikavuga igifaransa, ntago babana cyane nubwo bafite nabyo bahuriyeho nk'ibyo tuvuga duhuriyeho. Ntabwo se u Rwanda ruvara kujya kubana na Singapore cyangwa kubana n'ikindi. None se bibana kubera ko bihuje imico n'iki byose. U Rwanda na Burundi buzabane bakurikije basubije link za diplomasi. Ibi n'iki umuntu yungukira ku wundi, win diplomasi. Ibindi bizaka bizaroreye nta kibazo. Niba ashaka nazagira umuntu ukunda undi rwose, ntabwo ari itegeko ko umurundi akunda umunyarwanda, si itegeko ko umunyarwanda akunda umurundi, byanditse heza. Ahubwo ni itegeko ko umuntu yubaha undi, babana icyo bita respect mutuel, mutual respect. Umurundi azubaha u Rwanda, umunyarwanda cyangwa u Rwanda, umunyarwanda cyangwa u Rwanda rwubaha Burundi, sibyo? Muri iyo framework abantu bacururizemo, abarwayi bavuzanye, nushaka kujya kwiga masters yawe ibujumu ugiye kuyiga, sibyo? No matter what, utane masters yawe, nibananira byose bafungura umupaka umwe gusa muyifuze, bafungura umwe nk'abya bindi byo muri Korea. Yego. Reka twikomereze. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi, ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment, niwajura igisubizo.